Guhaye ikaze wowe ukurikiye ibiganiro byacu kuri channel yacu Miss Theoni mu kiganiro Rengera Ubuzima. Turagarutse nanone aho uyu munsi tuje kugusobanurira impamvu uzumva abantu bavuga ngo sida irakira. Uyu munsi rero ndaje kugusobanurira neza nkubwire ukuri kwabyo, aho bitangirira nuko birangira, bikarangira umuntu we aje abaha ubuhamya ababwira ko yakize ubwandu bwa virusi itera sida. Abandi baza bavuga ko ngo babasengeye barakira, abandi baza bavuga ko Imana yakoze ibitangaza. Ntago dupinga ibitangaza by'Imana kuko natwe turasenga, ariko ku kijyanye n'ubwandu bwa virusi itera sida ho ndabaha ukuri ku gituma abantu benshi bavuga ko bakize. Nawe rero niba wajyaga utekereza kuri iki kintu ko kuba abantu bafata imiti, iriya miti ibavura bagakira, ubane natwe ukurikira ikiganiro cyacu uraza gusobanukirwa. Nshuti yanjye rero, nimba utarakora subscribe, nyamuneka kora subscribe dukomeze twubake umuryango mugari wa Rengera Ubuzima. Ikindi kandi mbasaba rwose mujye mutwandikira muri komenti, muduhe ibitekerezo, mushyireho na like, mutwereke ko turi kumwe. Ibyo bintu biradushimisha kandi turabikunda, bitwereka ko rwose channel yacu iri gukura, iri gukora, kandi turabibashimira. Reka dutangire rero ku kuri guhari. Ukuri guhari nuko imiti itangwa kwa muganga ntago ari imiti yo kuvura ubwandu bwa virusi itera sida, ahubwo ni imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Aha rero umuntu ufata imiti neza, urya neza, ubayeho neza, ukurikiza inama z'abaganga, ubwandu bugabanuka kugera ku gipimo dushobora kubupima ntitububone. Niho rero abantu benshi bibeshya. Umuntu akaba afata imiti neza, arya neza, abayeho neza, yarangiza kuko hari inama tubaha zibabwira ko batagomba kongera kwipimisha igihe bamaze gusanga nyine ubwandu babufite. Noneho umuntu agatekereza atari ko igihe nahereyemo imiti ntago ndakira, akabitekereza. Akagenda akajya kwa muganga mu rindi vuriro, bakamupima. Bamupima kuko ari gufata imiti neza, bwa bwandu ntibabubone. Yamara kumva ko atabubonye we akibwira ko yakize, akajya gutanga ubuhamya ngo yarakize. Nyamara mu by'ukuri ubwandu bwa virusi itera sida buba bukirimo mu maraso, buba bugihari bukihishemo, ahubwo kuko anywa imiti neza aba yarageze ku gipimo twita ko yabaye indetectable. Hahandi nyine virusi iri gupimwa ntiboneke. Ibi ariko ntago bikuyeho ko virusi iri mu maraso ye, ntago bikuyeho ko virusi ayifite. Ni nayo mpamvu nyine tumugira inama, tukamubwiriza kongera kwisuzumisha igihe afata imiti, ahubwo tukamugira inama yo gufata imiti neza. Kwa gufata imiti neza rero nibyo bituma we amererwa neza, aba indetectable, nibyo bituma uyu muntu ashobora kuba atakwanduza ubwandu bwa virusi itera sida. Aha rero abantu benshi bahagira urujijo. Yagenda yakwipimisha ahandi yasanga ubwandu batabona, nyine akaza agatangira kubwira abantu njye narakize. Nshuti yanjye ntago aba yarakize, ubwandu buba bugihari. Virusi itera sida ni virusi ifite ubushobozi bwo kwihisha mu mubiri, kabone niyo waba unywa imiti neza, yo iragenda nyine ikihisha, bayipima bakayibura. Ikindi umuti wo kuyivura nturaboneka, nuboneka nabyo abantu tuzabimenya, abantu batangire bawunywe, abantu bakire. Imiti dufite ubu, imiti hari ubu ngubu ni imiti igabanya ubukana bwa virusi, ntago ari imiti ivura virusi. Ndizera wowe udukurikiye, ndizera nshuti yanjye wajyaga wumva ubuhamya hirya no hino kuri YouTube, abantu basobanura uburyo bakize ubwandu bwa virusi itera sida. Ndizera neza ko noneho waba usobanukiwe neza impamvu basobanura, cyangwa se impamvu baza bavuga ko bakize. Impamvu baza bavuga ko bakize nuko nyine bwa bwandu bwa virusi itera sida buba bwaragiye bugasinzira hariya, bitewe no kunywa imiti neza, hanyuma babupima ntibabubone.
wa muntu we akibwira ko yakize akumva ko koko yamaze gukira. Abantu mukurikira ibiganiro byacu rero ndizera tuba twabahaye ukuri kose, tuba twabaha inama zose, inama nziza kandi z'ingirakamaro kandi zizewe zigufasha gukomeza kumererwa neza. Niba bagupimye bagasanga ufite ubwandu bwa virusi itera sida ugatangira kunywa imiti, nta mpamvu yo kongera gusubira kujya kwipimisha ahandi, ahubwo icy'ingenzi ni ugufata imiti neza ukagera ku rugero rwiza rwo gusapuresinga hahandi virusi iba itagipimwa ngo iboneke, hahandi tuvuga ko wabaye indetectable, hahandi tusobanura ko utazajya wanduza abandi. Ngira ngo murabizi ibibera muri iyi si, nta muntu n'umwe utabizi. Nyamuneka ibintu byeze, habe mu rubyiruko, mu batoya, mu bakuze, he hose. Ariko nkeka ko iyi miti yagize umumaro ukomeye cyane, ari nayo mpamvu dusigaye tubona ubwandu bushyashya tukabubona ku bantu bakeya cyane. Mukomeze mugubwe neza rero, mukomeze mwumve inama zacu, mukomeze mwige, aho mwumva mwaduha inyunganizi mutwandikire muri komenti, mushyireho like, dukomeze twibanira ahangaha. Ikindi kandi ikiganiro mujye mugisangiza inshuti zanyu nazo zunguke ubu bumenyi. Niba hari ibindi wibaza bivuga ku buzima, twandikire muri komenti, niyo mpamvu turaha tugusobanurire, tugusubize, tukumvishe uburyo ugomba kubyitwaramo. Dukeneye ubuzima, dukeneye abantu bafite ubuzima buzira indwara, dukeneye ko indwara zigabanuka, abantu bagatekana bakamera neza. Mukomeze mugubwe neza rero, tubifurije kugira amagara mazima, tubifurije ubuzima buzira indwara, tubifurije kurama, tubifurije amahoro, yaba y'umutima, yaba y'umubiri, n'ibindi byose mwifuza Uwiteka abibahe.